ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Aravuga ngo kandi nubwo amarembo y'ikuzimu yazamuka nta kintu na gitoya yakora kuri iryo torero. Bivuga ngo iryo torero rirakomeye, rishinze imizi, rimeze nk'agati k'umutapuwa. Ngo igiti cy'umutapuwa ngo ni igiti gikura ubujyejuru n'ubujya hasi, ngo kigira imizi, uko kizamuka n'imizi yacyo niko ikomeza ikamanuka igashora ikagera kure. Iki giti kugira ngo uzakinyeganyeze ukirandure biragoye. Ushobora no kujya kuzana amapiki ukagicukura rwose ukagera munsi umuzi ukawubura ahantu wageze. Ni ukuvuga ngo ntabwo gikura mu gihagararo kizamuka gusa, ahubwo gikura hejuru no hasi. Hari ibiti bikura bizamuka gusa, hanyuma wakigeraho ukabona kirahirimye. Nimujya mubibona? Ndi nkamwe naha yasi icyubahiro wadukunze akemera ko dupfana nawe. Haleluya! Akanemera yuko tuzazukana nawe. Ibi ni ibyiringiro basogokuruza bagendanye ngo bakazajya bishima. Nkunda urugero rwiza rwa Pawulo wari Sawuli kera. Reka twakire Florence ndetse azanane na Pasiteri Kajyambere amusengera Imana anadusuhuza. Haleluya! Ni Imana nyamana, tuzi aho yadukuye, twese tugomba kuyishima. Abatarajyaga baseka twarabaye abarakare ntago tukirakara, ubu duhorana twerekana inyinya gusa. Ni Imana rero iragohara ku ngoma iteka ryose. Amen. Reka tuyishimire mu isengesho, twiragiza n'umukozi wayo, twumve iki giseke yamuhaye kutugezaho. Rwose dutega amatwi. Imana ishimana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko turiho kubw'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rituruta ubukuru. Ijambo ryawe riravugutiye cyane. Dawidi yaravuze ngo narinze ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nicyo gitumye natwe tubashe kuboneka mu nzu yawe, kubera ko ntago ari uku byahoze. Aho wadusanze Mwami, twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Mana, utugirira imbabazi, utugirira ubuntu, uraducungura, uraturokora. Mana, abatari bafite amahoro urayaduha. Tugenda twemye, udutura imitwaro yari yaduhabitamishije ibitugu. Mwami, uwavuga ibyawe bwakwira bugacya. Nubane natwe, nuduhe gutindana nawe ibihe byose. Ubane natwe, ukorane natwe, ugendane natwe, nukuri uvugane natwe, kuko iyo tuvugishije turakomera cyane. Kandi ubu tayari wamaze kutuganiriza, wamaze kuvugana natwe, nukuri wamaze gukingurira imiryango y'umugisha, kuko twabyutse biremera, ariko hari abaryamye ntibagaruka. None twebwe abo wagiriye ubuntu tuje kugushimira Mwami. Turagushimiye nyaguhora ku ngoma. Turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Turagushimiye kuturinda ibiteye ubwoba bya nijoro, ukaturinda abagizi ba nabi, ukaturinda mu mayira tunyuramo. Abarozi bakaroga ugategura, bagatega ugategura. Mwami, wowe ushobora byose, ubera hose icyarimwe. Oh Data, nukuri wowe uzi ibikwira imitima yacu. Rero Uwiteka, turaguhendahenze kugira ngo ururukane uzubane natwe. Koresha rero umukozi wawe, numugire neza. Nawe waramurinze, hari byinshi Mwami wamukijije. Ibyo byatumye nafata umwanzuro wo kudaguma mu muryango w'ibihe byose, ahubwo Mwami aho umutumye akagenda. Rero uyu munsi doragiye kuvuga imbere y'iteraniro rigari gutya. Ntabwo azi iby'imitima yacu ikwiriye, ntazi n'umubabaro dufite mu mitima yacu, ariko wowe urabizi. Rero reka kubera igikoresho wikoreshereje, turamushinganishije. Ijambo ryawe rituruta ubukuru. Nukuri reka rize ari inkota icumita igahinguranya. Reka rize ari umuriro utwika kandi ugakongora. Reka rize ari indorerwamo umuntu wese yireberamo uko ari. Urakoze Data wera, urakoze ko washimye gukoresha umukozi wawe. Ngaho rero umukoresha iby'ubutwari, natwe duteye amatwi kumva iby'umwuka abwira amatorero, kandi tukomera mu mashyi menshi n'impundu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Nitwa Mutuyimana Florence, n'ubundi kubatanzi ndi umukristo wa hano. Ndabanza gutanga intashyo
intashyo zo mu irango kuko tutateranye ku cyumweru n'intashyo z'ikanazi, izo zose ndazibahaye kugira ngo muzakire mu izina rya Yesu. Reka turirimbane indirimbo ya 74 mu gushimisha, 74 mu gushimisha. Njye mfite umukizo byumvugira ku Mana, n'ishuti idahana sinkizo musi, iteka arandinda kandindira, icyamuha akaba umukiza. Jye ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira, nahawe ikibanza na Data yo mu rugo rwe rwera, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyamu haleluya. Nzahabwa n'umwambaro mwiza we, haleluya. Twabacunguwe yatubikiyeyo, njya ngira amatsiko nkawifuza, haleluya. Icyamambona uza kuri ubu nyawe na Yesu umukiza, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyama usanga numara kumwemera, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, sabe n'Imana bahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu. Nje ninginga Imana ngikwereke, mwakire nawe ko musabira. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi aravuga ngo kuri ubu, haleluya, kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyama sanguya. Aravuga ngo njya ngira amahoro mu mutima, haleluya. Aravuga ngo ni amahoro ngo ni amahoro atemba, haleluya. Aravuga ngo ntabwo ari amahoro nk'ay'ab'isi, aravuga ngo ni amahoro, haleluya,
umuntu atabasha guhagarika. Uruzi ni amazi, niyo abantu bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo muyahagarike byagorana usibye kuyayobya. Uruzi ruratemba, abantu bakavoma, abantu bakadaha, ariko ntibashobora kuruhagarika. Umuririmbyi yaravuze ngo amahoro njya ngira mu mutima, ngo ni amahoro atemba nk'uruzi. Ariko ayo mahoro ubwo murayumva, mbese ni amahoro afite isoko iri ahantu umuntu atabasha kugera ngo ayafate. Ntago muri kubyumva. Ni amahoro umuntu agira akaririmba amahoro yagiye gushingura. Ni amahoro umuntu agira akayaririmba akayabyina yabaye incike. Haleluya! Ni amahoro asendereye ngo atemba nk'uruzi, ariko aravuga ngo abantu b'isi ntibayazi. Kandi yari yatangiye avuga ngo njyewe, vuga ngo njyewe nawe, vuga ngo njyewe. Haleluya! Yari yatangiye avuga ngo njyewe nifitiye umukiza, ngo uwo mukiza mwajya mvugira ku Mana. Haleluya! Aravuga ngo nifitiye umukiza mwiza ujya umvugira. Imana ishimwe ko ahari. Arangije araririmba ngo nzahabwa n'umwambaro mwiza. Twebwe abacunguye yatubikiyeyo. Urahari umwambaro umeze ute? Umeze ute? Mwiza, utari ya makanzu mwambara mwashingiwe, ni umwambaro mwiza. Noneho aravuga ngo hari n'igihe njya ngira amatsiko ngo nka wifuza icyama ngo nawe uzawambare. Ka dusome amagambo y'Imana dusanga muri Matayo 16. Matayo 16. Turahera ku murongo wa 8. Matayo 16. 18 plutôt. Matayo 16, 18. Page 18. Kuba tarahagera. Haravuga ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Amen. Nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azagira ate, ntabwo azarishobora. Reka dusome mu Bakolosayi, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ibice 3 ku murongo wa 3. Kolosayi ibice 3 ku murongo wa 3. Haravuga ngo ni page 204 ku bantu batarahagera. Haravuga ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana, ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekananwe nawe mu bwiza. Amena. Haleluya. Ubwo Kristo azerekanwa natwe tuzerekananwa nawe mu bwiza. Ndashaka yuko tuganira kuri aya magambo, ariko dufite intego ivuga itorero rya Kristo rirahishwe. Itorero rya Kristo rigize gute? Rirahishwe. Muri iyi si cyangwa se twivugire mu Rwanda rwacu, dufite ibyo twita amatorero. N'ubu ngubu mu kanya amaze kubabwira ngo ndabaha intashyo zo ku itorero rya Kanazi, ndetse hari n'intashyo zo ku itorero rya Rango.
ubu ngubu iyo mpagurutse ndavuga ngo nsengera ku itorero rya Nyamata, iryo ngiryo ni itorero, ariko ndashaka gusobanura kuri iri torero riri ahantu hahishwe. Iri torero turimo twise itorero rya Kanazi cyangwa se itorero rya Nyamata, ariko noneho hakaba n'igihe umuntu wumva aravuze ngo ngewe nsengera mu itorero ry'Abadiventiste, Abangirikani, Abadeperi bakunda kwita abarokore, cyangwa se tukavuga andi matorero atandukanye. Ayo nayo ni amatorero, kandi aya ngaya yose mvuze nyine ni amatorero ashushanya itorero rya Kristo. Ariko aya matorero aragaragara ndetse barayabarura. Ugiye kubaza mushumba wasanga afite imibare y'abakristo afite ku itorero ryiwe. Haleluya. Ndetse iyo ugiye kubaza mwarimu runaka ufite itorero ahagarariye, ashobora kubarura akakubwira ngo ngewe mfite abakristo kuri iri torero ryanjye bangana gutya, akaba yabarura nk'ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10. Iryo torero rero usanga rinafite aho ryubatse, ukaba wasanga nyine hari n'igihe baryitirira aho ryubatse Nyamata, tukitwa itorero rya Nyamata, ryubatse Ikanazi, rikitwa itorero rya Kanazi, n'ahandi. Iryo torero bararibarura bigakunda, imibare bigaragara n'amazina bari mu gitabo cy'umuyobozi, ku buryo aramutse agiye akavuga ngo munshakire niba Florence ateranira muri Ruhumu, muri Nyamata, cyangwa se muri Ntarama, cyangwa muri Kanazi, icyo gihe wabimenya. Ariko ndashaka njyewe kubabwira uyu munsi itorero utapfa kubarura, pastori hari atabarura, Korode atafata agenda ngo aribarure arishobore, ndetse n'umuyobozi wacu Izayi atabasha kubarura ngo arishobore. Itorero nshaka kubabwira ni iryo ngiryo, kuko ahantu riri ntago rigaragara, ndetse akenshi rikunda no kugaragara nk'aho ritanariho. Ndetse hari n'igihe abantu bitora bakavuga ati yewe abarokore barabakera ntabagihari, abo barokore baba bashatse kuvuga itorero. Cyangwa umuntu agasoma amategeko y'Imana, agasoma amagambo y'Imana, yarangiza akavuga ati yewe hoya ntago bishoboka, ntabwo umuntu yabasha gukiranuka ngo ibintu byose abishobore. Abashatse guhakana ko nta torero ry'Imana rihari, nta nirizataha. Siko mwebwe mubyumva. Ariko iri torero babarura, hari igihe usanga harimo n'ibyiciro, hakabamo abadiyakoni bakandikwa mu gitabo cy'abadiyakoni, hakabamo n'abaririmbyi bakandikwa mu gitabo cy'abaririmbyi, ndetse n'abakristo n'ibindi byiciro bitandukanye. Abo bantu barabarurwa, ndetse umuntu aramutse akubajije wavuga uti nge Florence ndamuzi, ni umugore mugufiya, ni umugore ukiri mutoya, ni umugore w'inzobe nkeya, tingewe ndamuzi, ni umugore ufite abana 2, ni umugore utuye ahangaha, muzi ko ari umuvugabutumwa. Ejo bundi twari turi kumwe na Pastori Mako, umuhungu wa Mariamu, yambwiye ijambo riramfasha cyane. Arambwira ati Florence mukobwa wanje, ndakwinginga ngo ujye uba umuvugabutumwa kurusha kuvuga ubutumwa. Nararibitse ku mutima, ndarijyana ndishyira mu mutima ngeze mu rugo, kuko numvaga riransaba kwiryicarira nkaritekerezaho. Ujye uba umuvugabutumwa kurusha kuvuga ubutumwa. Nararyicariye ndifatira umwanya, nsanga muri iki gihugu iyo uribabwiye bahita bumva uri umutekamutwe, urashaka amafaranga, bitewe nuko hari abantu bagiye bashaka kuvuga ubutumwa kurusha kuba bavuga butumwa. Yarashatse kumbwira ngo ujye uhagarara n'Imana nikureba ibone kuri umuvuga butumwa, kurusha kuzenguruka Nyamata no mu zindi ntara uvuga ubutumwa bwiza, nyamara ko bishoboka ko ushobora kubuvuga Imana itakwemera. Aya matorero iyi mibare ibizwi, ariko itorero rihishwe nta mupastor ngaho. Ninde mupastor uri ahangaha wambwira ati iyi mibare ngewe nashobora kuyibarura? Hari uwaboneka? Ninde muyobozi washobora kubarura iyi mibare ngo ayishobore? Ndetse iri torero ngo rirahishwe cyane. Hari igihe bajya bafunga insengero, ukajya kumva ngo urutorero ry'ibunaka ryafunzwe, ndetse waganira n'umuririmbyi ugasanga yaguye kubera ko azi ko itorero ryiwe ngo ryafunzwe. Ariko ndashaka kubabwira iri torero riri ahantu hahishwe,
ndetse iri torero umuntu atabasha kubarura ari mu mubiri. Iri torero nta muntu ujya urifunga. Insengero barazifunga bagashyiraho ingufuri, ariko iri torero ntabwo rijya rifungwa, ndetse nta muntu waribarura ngo arishobore, kuko ahantu riri rirahishwe. Haleluya! Kristo yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Aravuga ngo kandi nubwo amarembo y'ikuzimu yazamuka, nta kintu na gitoya yakora kuri iryo torero. Bivuga ngo iryo torero rirakomeye, rishinze imizi, rimeze nk'agati k'umutapuwa. Ngo igiti cy'umutapuwa ngo ni igiti gikura ubujyejuru n'ubujya hasi, ngo kigira imizi, uko kizamuka n'imizi yacyo niko ikomeza ikamanuka igashora ikagera kure. Iki giti kugira ngo uzakinyeganyeze ukirandure biragoye. Ushobora no kujya kuzana amapiki ukagicukura rwose ukagera munsi umuzi ukawubura ahantu wageze. Ni ukuvuga ngo ntabwo gikura mu gihagararo kizamuka gusa, ahubwo gikura hejuru no hasi. Hari ibiti bikura bizamuka gusa, hanyuma wakigeraho ukabona kirahirimye. Nimujya mubibona, ugasanga igiti cyarazamutse kigera hejuru, nyamara guhirima kwacyo bikoroha. Nyamara iki giti cy'umutapu wacyo ngo niyo umuyaga waza ngo uragikubita kikagondama, ngo ukongera ugakubita kikagondama, ariko ntabwo gishobora gupfa guhirima ngo kiranduke. Nuko Kristo yafashe itorero rye, aravuga ngo iryo torero nzaryubaka ku rutare. Aravuga ngo iryo torero rizaba rishikamye rikomeye, kandi niyo amarembo y'ikuzimu yaza ntabwo yarinyeganyeza. Haleluya! Kandi iri torero riba ari umubiri wa Kristo, ndetse ngo ryapfanye na Kristo, ndetse no mu gihe cyo kuzuka rizazukana na Kristo. Iri torero rirahishwe. Iyo tuvuze ngo mwibanga, ni itorero riri mwibanga, ariko mu by'ukuri iyo tuvuze ibanga ntabwo tuba dushatse kuvuga ibintu bitumvikana cyangwa se bitagaragara. Ibanga ni ibintu Kristo cyangwa se Imana yagiye igenda ihisha, cyakoze ikagenda ibivuga gace gace mu isezerano rya kera, kuko bagiye abahanuzi bagenda bahanura ku bya Kristo, ariko ntibavuga ukuntu abayuda bazahura n'abanyamahanga. Byari ibanga rihishwe, ntibabisobanukirwa neza. Icyakora mu isezerano rishya, ubwo Kristo yazaga, iryo banga ryarahishuwe. Yesu Kristo amanutse akuraho ubuyuda, akuraho ubugiriki, haleluya, akuraho ubusamariya, akuraho amoko yose mubona. Ndagira ngo nshake kubabwira tugeze aha ngaha ngo ubwoko Kristo yasizeho ni ubwoko bubiri gusa. Ubwoko bw'abana b'Imana bakijijwe bazajya mu ijuru, n'ubwoko bw'abapagani batazi Imana banze gakiza. Haleluya! Hari korari iherutse kundyohera, yararirimbye, iraririmba ngo banze agakiza bazaniwe na Mesiya, ngo maze ngo barangije ngo biremera ubushwambagara gusa, bashyiraho ngo gusa. Bivuga ngo aba bantu b'ubwoko butari ubukijijwe, butazajya mu ijuru, butari abakristo, bambaye ubushwambagara. Nta nubwo bambaye ubushwambagara, ahubwo bambaye ubushwambagara gusa. Bambaye ubushwambagara gusa. Mubabona bagenda muri vewiti, ariko bambaye ubushwambagara. Mubabona bambaye amabaze ahenze, ariko bambaye ubushwambagara. Muzababona bafite ama PhD, barize ndetse barageze hanze, ariko bambaye iki? Ubushwambagara. Bivuga ngo ubwoko buriho ni bubiri, n'ubwoko bw'abakristo. Haleluya! Abana b'Imana, itorero rya Kristo byitegura kuzapfana nawe, likazukana nawe, kuko niko Imana yatugiriye neza, ngo iduhishanya. Niko Pawulo yandikishije ngo iduhishanya na Kristo muri yo, hanyuma ngo tunapfana na Kristo, hanyuma kandi ngo tuzanazukana nawe. Ibyo ngibyo nibyo byiringiro abana b'Imana tugendana. Ndi nkamwe naha yasi cyubahiro wadukunze, akemera ko dupfana nawe. Haleluya! Akanemera yuko tuzazukana nawe. Ibi ni ibyiringiro basogokuruza bagendanye, ngo bakazajya bishima. Nkunda urugero rwiza rwa Pawulo wari Sawuli kera. Pawulo
yarababazwaga noneho ngo akishima cyane ndetse ngo bikamunezeza ngo kubera ko bari kumurenganya ngo bamuzize umwami we Yesu Kristo. Noneho mwumva ikintu ahantu nahasomye ndaseka, niyo mpageze ndaseka, nkunda gusoma cyane ijambo ry'Imana nkaseka. Paulo yajyaga arenganya ubwoko bw'Imana ariko arwanirira Imana n'ubundi, ntabwo yari umwanzi w'Imana, ahubwo yaricaraga akavuga ati ariko ninde watinyutse kubangikanya Imana yanjye nzi. Abo bantu ngo birirwa bakurikira ngo umugabo witwa Yesu nibubaha Imana yanjye nzi, abo ngabo ni bande? Ngo hangana nabo ngo ku munsi yari yiteguye noneho kubamaraho. Rero ngo nibwo Kristo yaje aramubonekera, ariko akimara kumubonekera yagiye yuzuye imbaraga ndetse abantu bakajya bamutinya akavuga ati ninjye narahindutse. Ngo arangije aragenda, noneho babandi yarenganya agafatanya nabo avuga ubutumwa bwiza yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Uko yabarenganyaga we yarenganyijwe kurushaho azira Kristo, ariko ngo bikamunezeza. Hari inzandiko nyinshi nanasanze ari wagiye yandika inzandiko zigera muri 13, yanditse inzandiko nyinshi zivuga kuri uwo mugabo. Hanyuma amaze kwandika izo nzandiko ngo akazajya yishima, hari igihe yajyaga azandika ari muri gereza akanezezwa n'ukuntu ari kurenganwa, akajya asuhuza ubwoko bw'Imana yagiye abwiriza, akagenda abwira Timoteyo, akamubwira ibintu azakora, akajya amubwira ngo uzashire ngo abakozi b'Imana ngo mu myanya ngo utore abadiyakoni beza bashimwa, ngo abagabo beza batari inkubaganyi, ngo b'inyangamugayo. Haleluya. Paulo arashimisha cyane, nuko rero avuga kuri iryo torero rihishwe ngo ni abantu bapfanye na Kristo ndetse bazazukana na Kristo. Uyu munsi umuntu ashobora kuririmba mukabibona, France ashobora kubwiriza mukabibona, ariko ndagira ngo mbabwire ngo itorero rya Kristo rirahishwe, rirapfunyitse, rihishwe ahantu hatazwi. Nimukangwe n'imibare mubona yuzuye mu rusengero, nimukangwe n'imibare mubona mu madini. Iyo ngiyo ni imibare y'amadini y'abakristo bari mu madini, ariko muri abo bakristo hari mu itorero rya Kristo rihishwemo. Ntabwo bigaragarira amaso cyane, iyo abantu barebye babona abapasitoro bicaye hariya, abandi bareba bakabona abaririmbyi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo iri torero rirapfunyitse muri mwebwe, rirahishe. Ntabwo waza ngo uvuga ngo uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, jamais, ntabwo bishoboka, ahubwo ngo rirapfunyitse. Haleluya. Ngo rigaragara nk'iritariho ndetse rihura n'imibabaro myinshi. Igihe kimwe nigeze njya mwiyerekwa, mbona mu rusengero hari abantu baje kuturwanya ngo basohora abana b'Imana. Abo bantu nagiye kubona, mbona ngiye guhangana nabo, nahanganye nabo koko mu rusengero. Mbona abantu bose bakomeye barabayobotse, bari abagabo 3 bonyine, ni batari bane, bari 4. Mbona abantu bose barabayobotse, abakomeye barabayoboka. Nuko ndangije numva umugabo umwe muri abo ngabo arambwira ngo ko abo bwari wishingikirijeho n'abanyacyubahiro hano bagiye, ngo urasigara uri nkande. Mbona shaka no gusamba urusengero, mpangana nawe, ngo ndarwana cyane. Mweke mbabwira ikintu cyantangaje, hanyuma dusenge. Natangajwe n'ukuntu abantu basigaye mu rusengero bamfasha kurwana, kuko abantu bashaka kujyana intebe, bashaka no gusamba urusengero. Nabonagamo abakecuru babandi bashizemo amenyo. Mbonamo umuntu w'umukobwa umwe ntashatse kuvuga izina, mbona nawe arahasigaye cyakora n'umusore umwe wenyine. Abo bantu bari bacishijwe bugufi mu buryo bw'imbaraga, ariko barahanganye. Nta muntu n'umwe muri abo bashakaga kutwiba wajyanye intebe, wajyanye igikoresho habe na kimwe cyo mu nzu y'Imana. Abashurutse babakurikira baragiye bagenda bonyine, ibyuma turabisigarana. Urebye abantu twasigaranye ntabwo wabyemera. Bivuze ngo iki? Uko Kristo abona itorero rye ntabwo ariko abantu babibona, ntabwo ariko mushumba babibona, jamais, ntabwo ariko pastori, ntabwo ariko perezida wa korali abibona. Itorero rya Kristo rirapfunyitse, rirahishe, ntabwo rigaragara. Muri iyi si ushobora kureba umuntu uri mw'iri ryo torero ukabona nta nubwo bigaragara ko aririmo, nta n'imbaraga zimugaragaza ko aririmo, ariko ugasanga
yarabanje kandi uwo muntu aba akomeye, uwo muntu aba ashinganye. Ushobora kuba uri icyamamare hano nyamara igihe kikazagera Kristo akagaragaza uwe ugasigara ukozwe n'isoni, wari wishingikirije icyubahiro. Ndashimira Kristo wemeye kudukunda hanyuma akatugira abanyetorero atarebeye ku cyubahiro, atarebeye kuri famiye, atarebeye ku mashuri. Ndi nkamwe namuha icyubahiro. Nubwo iri torero ari iry'umwuka ngo ntabwo rigaragazwa n'umubiri kuko rirahishwe, ni iry'umwuka nyine, ariko kandi ntabwo rikorera mu mwuka mu buryo bugaragara gusa, rituye mu mwuka ariko ibikorwa byabo bigomba kugaragarira abantu. Bagomba kwera imbuto zikagaragarira abantu kandi bakazisoroma bakaziryaho. Haleluya. Bagomba kugira ibi bintu bikurikira, reka tubivuge vuba. Bagomba kugira kwihangana, kandi kwihangana kwabo ni kugume muri bo kukagaragarira hanze. Kandi bagomba kugira ukuri. Haleluya. Ukuri kwabo kukagaragara no mu bikomeye, kandi ukuri ni ukuri nyine kutajya kubasha kugaragara vuba. Akenshi hari n'igihe bagusiribanga kukagaragara nk'ugupfuye, rero ugufitiye adashikamye akuvaho. Ukuri akenshi kurabanza kugakoza isoni, kuzagaragara nyuma. Ni nako uyu munsi batubona nk'abasazi, ariko nyamara hari igihe tuzahishurwa. Ni ku mukozi w'Imana yavuze ngo ni ukuri Kristo nahishurwa nzasa nawe. Haleluya. Aba bantu bagomba kuba bera, aba bantu bagomba kuba bakunda gufashanya, abantu bagomba kuba bafite imbabazi. Ibyo bintu ndi kuvuga ni ibintu uzakora byakuvuyemo bikagaragara inyuma, abantu bakabibona, izo mbuto bakazisoroma bakazirya. Kandi uyu muntu agomba kuba agira kubabarira no gukunda Imana nyakuri. Iyo ngezanga gukunda Imana nkunda kubibabwiraho cyane, kuko nasanze hari abantu bibesha ko bayikunda batayikunda. Gukunda Imana ntabwo ari ukuyikunda kuko wariye, ni ugukunda Imana ukavuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa. Haleluya. Ni ugukunda Imana kugera ku rwego uvuga ngo niyo yanyica nzapfa nyiringiye. Ni ugukunda Imana utayikundiye imitsima, ni kubushize nababwiye. Hanyuma rero aba bantu nyine nuko nguko bagomba kuba bari, bagomba kuba bakunda Imana. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ibibazo bizabura kuri iri torero, ariko rizarwana rihangane kugeza igihe Kristo azagaruka. Haleluya. Iri torero rero nashakaga kubabwira ko rirahishwe, kandi ntabwo rizagaragazwa nuko Florence abwiriza cyane, ahubwo hari igihe rizagaragara. Tugende kuri rya jambo nababwirije ubushize rivuga ngo azaza Kristo, ngo azaza yicare ku ntebe, ngo maze ngo afate intama zishyiraha, ngo afate n'imoso, ngo n'ihene zishyiraha, ngo narangiza ngo abwire bamwe ngo nimuze mwebwe mwinjire mu munezero ngo mwateguriwe kuva kera, ngo abwire abandi ngo nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Ikintu cyambabaje murakizi nuko ngo aba bantu ngo bazajya mu muriro ngo wateguriwe umwanzi. Ntabwo bigeze bawutegurirwa, ariko wateguriwe umwanzi ngo n'abamarayika be baramwishinga. Haleluya. Ndashoje kandi ntabwo nza kuza kukubwira ngo haguruka wihane. Nyuma yanjye hari abigisha uko ugenda utsindwa ujye ugenda ubika. Njyewe ijambo ry'Imana rikunda kuntsinda. Ejo bundi duherutse kuganira n'abakozi b'Imana, barambwira bati njyewe ikintu nkundira Imana ni ukuntu ijambo ryayo rihora ritweza buri kanya n'irindi rije rikakweza n'irindi rije rikakweza. Ndavuga nigo kugeza igihe nyine Kristo azatwishyira nta kizinga, rizahora ritweza. Nuko mukanya nibaza kuza gusenga, ukaza kuza kumva hari aho watsinzwe, uze kuza guhaguruka bagusengere. Kandi ndagira ngo nkwibutse yuko iri torero abantu badakijijwe batazaribamo, abantu batubaha Imana batazaribamo, abatarikiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntibazaribamo, ndetse kandi abantu baba mu itorero mu migenzo gusa, bakaririmba mu migenzo, bakavuga ubutumwa bwiza, subwo ndabwita bwiza, bakabesha ko bavuga ubutumwa bwiza, ntibakiranuke nk'uko Imana ishaka, bazarimbuka.
icyo kintu Imana yambwiye ko ntazajya mva imbere y'abantu ntakibabwiye ko abantu badakijijwe neza bazarimbuka. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ndashaka ko dusengera icyifuzo. Ndifuza ngo duhaguruke bana b'Imana bakundwa, dufatanyije gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Ntuzate igihe, nimurarame murebe hano hejuru. Muribuka amamiliyoni dushize aha ngaho ukuntu angana? Ninde wabibakoreye? Si mwebwe? Hari igihe njya ntekereza nkibaza ukuntu umuntu azarira. Njyewe amafaranga natanze aya mbere natanze mu cyiciro cy'abagore. Aya mbere nyatanga nari nyakeneye pe, narebaga nkabona mfite ibibazo byinshi, ndetse ndasakuma mbona biraza, ariko ndahiga ndavuga nerekana make. Noneho tekereza ayo mafaranga nigomwe ndamutse ndimukanwe nayo. Ndagira ngo mbabwire ngo mureka tugire icyifuzo, dusenge, dusabe Imana ngo dufashe kuba muri iryo torero, itorero rihishwe. Twe kuba mu itorero rigaragara, ahubwo tube muri gize gute? Muri hishwe. Ese nshuti bakundwa, mwahaguruka tukazamukana icyo cyifuzo imbere y'Imana, tukayisaba ngo nubwo bwose turi mu ikome ry'ibitugerageza, ariko dushoboze kunesha, tube muri iryo torero rihishwe. Uri Imana uhereye kera ukageza uyu munsi, uri uko wahoze. Haleluya. Uri Imana itagihinduka habe namba, wambaye icyubahiro, uri mwiza, uri urukundo. Wadusanze mu ivata, uratubwira ngo nubwo ntawe wabakunze, nubwo nana wabambitse utwambaro tw'uruhinja, nimubeho tubaho kubw'ijambo ryawe. Hanyuma wohereza Kristo kugira ngo tubeho. Aradukunda, aradukundwa kaza, ariko turacyafashe igihe mu ntambara. Iyi nzira benshi bayinyuzemo barapfa. Hari abantu babaga ahangaha bararambarara, hari n'abo dusanga Satani yakuyemo amaso bakabakaba. Natwe turi abantu nkabo. Nta bundi buhanga papa, ntabwo uko tubona niko turi nyine, nta bundi bushobozi dufite, ariko turakwinginze ngo utwongerere Umwuka Wera adushoboze kugenda muri uru rugendo, tuzarusoza amahoro. Nashoboza abashumba, nashoboza abavugabutumwa, nashoboza abanyempano mu izina rya Yesu. Satani arazarira ashaka uwo yaconshomera, ariko turakwinginze kugira ngo umudutsindire, udushoboze gukiranuka kugeza ku iherezo, udushoboze kwereza imbuto ziri mu Bagalatiya. Utugirire neza kugira ngo ubwo uzahishurwa tuzahishuranwe nawe. Abantu bari hano bose baragushaka, ariko niko Satani nawe abakeneye. Twishyize mu bwishingizi bwawe kugira ngo udukomereze amaboko. Haleluya. Abananiwe ubangarane imbaraga, abacitse intege bongeremo imbaraga, wibutsa abantu urukundo. Wereka abantu inzira nziza yo kunyurwamo kugira ngo babashe kuba muri iri torero. Dusengeye abatanditse kugira ngo ubandike, dusengeye abananiwe kugira ngo bagirire neza mu izina rya Yesu. Natwe duhagaze hano n'abandi bahagarara, turacyafashe igihe mu ntambara, turacarasana. Turakwinginze ngo dushoboze kuguma muri iri torero rwose, kugira ngo ubwo uzahishurwa tuzagaragare duhishuranwe nawe, nta kimwaro dufite. Amahoro y'Umwuka Wera amwasendereye, amwaruta y'abisi batanga. Niyo tugusabye kuyoborwa n'Umwuka Wera bituganze, icyubahiro gikomeze kibi cyawe, kandi ukomeze utugirire neza cyane. Sengeye iri teraniro riri ahangaha ngo ryakire Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Umwuka Wera arishoboze kandi arisobanurire, arishoboze kumenya n'ibyo utavuze, arihishurire n'ibyo ntavuze, arisobanurire n'ibyo ntasobanuye nabi, arigirire neza, kandi udushoboze ubwo uzagaruka tuzahishuranwe nawe nta kimwaro. Urakoze, urakarama. Umwuka Wera natuyobore, icyubahiro kibi cyawe none iteka ryose. Amen.